aya maboko dufite n'Imana yaduhaye ngo dukore kandi ni byiza, ariko nta niyo yemeye ko hari na bamwe babaho batayafite. Ese ujya wibaza ibibazo nk'ibyo udafitiye ibisubizo? Mugenzi wanjye ajya ku kazi, ariko ujya wibuka yuko gahunda ari iy'Uwiteka. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Dawidi we yaravuze ngo Uwiteka bayatere wubaka inzu, ngo abayubaka baruhira ubusa, ngo kandi Uwiteka bayatere urinda umudugudu, ngo abarinzi babera amaso ubusa. Ndagira ngo ubwire ngo ibyo ukora ukore rwose, kuko gukora ni byiza, ntacyo wageraho udakoze mugenzi. Abakozi barifuzwa, ariko ibyo umenya byose ujye umenya ko Imana ariyo yonyine yagushyitsa ku cyubahiro ushaka. Imana yonyine niyo yagushyitsa ku bukire ushaka, kandi Imana itavuze ngo baho ntabwo wabaho. Ubaha Imana, Yesu aguhe umugisha. Amen. Dukore ni byiza mu mbaraga twahawe, uzagera ku ki udakoze mugenzi. Abakoze barifuzwa, ariko muri byose tujye twibuka yuko Uwiteka ari byose. Ni byiza dukore, ariko umugisha we aho utari ntitwaronka. Mu byo dufite ntitukajye twishuka ngo nuko dukora cyane. Nyamara niyo byanze reka ntukihebe, gahunda ni iy'Uwiteka. Dukore ni byiza mu mbaraga twahawe, uzagera ku ki udakoze mugenzi. Abakoze barifuzwa, ariko muri byose tujye twibuka yuko Uwiteka ari byose. Ni byiza dukore, ariko umugisha we aho utari ntitwaronka. Dufite ntitukajye twishuka ngo nuko dukora cyane. Nyamara niyo byanze reka ntukihebe, gahunda ni iy'Uwiteka. Ubyuka kare cyane, kare buri munsi, ukajya mu mihangayiko. Umugisha w'Imana ugendana nawo mu buryo buhishwe bw'ibanga. Gahunda zawe zagenda nk'uko ubishaka, ukabona amafaranga. Usingiza amashuri ufite cyangwa ubuhanga, ukibagirwa iby'ingenzi. Reka dukore ni byiza mu mbaraga twahawe, uzagera ku ki udakoze mugenzi. Abakoze barifuzwa, ariko muri byose tujye twibuka yuko Uwiteka ari byose. Ni byiza dukore, ariko umugisha we aho utari ntitwaronka. Mu byo dufite ntitukajye twishuka ngo nuko dukora cyane. Nyamara niyo byanze reka ntukihebe, gahunda ni iy'Uwiteka.